Imana ahera hayo, Imana niyo gushimwa, Imana niyo kwiringirwa, kuvuga ko Imana niyo ifite ubushobozi. Ubu Imana niyo iturinze. Ubu hari benshi bavuye muri uwo mubiri, ko twebwe turacyahumeka umwuka w'abazima. Ubu hari benshi bari kwa muganga, ariko twebwe Imana yaturinze. Si ku bw'imbaraga zacu, ahubwo ni ku bw'ubuntu bw'imbaraga z'Imana. Amena. Ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire kuko bikwiriye gukomera kwayo ku isi. Amen. Uri muyishimire gukomera kwayo ku isi. Ngo muyishimire ijwi ry'impanda, ngo muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge. Ngo muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose nidushime Uwiteka. Amena. Ibihumeka byose nidushime Uwiteka. Bene data, ndabwira bene data, Uwiteka Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Ese mugesheje Damascene ugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Ubwo rero bene data, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Amen. Reka dutangire dusenga dushima Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwiteka Mana ifite ubushobozi, mu izina rya Yesu, mu izina rye ufite ububasha n'ubushobozi, twongeye kubana natwe, twongeye gushima. Wabanye natwe byose uraturinda, wagize neza utundisha imbaraga zawe zikomeye. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana wagize neza, ni kubw'imbaraga zawe Mana. Komeza udushoboze Mana, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima udutera imbaraga. Bana natwe byose mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 150 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. Amen. Nimushimire Imana ahera hayo, ngo nimuyishimire mu isanzure iby'imbaraga zayo, ngo nimuyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire kuko bikwiriye gukomera kwayo ku isi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi. Muri muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, nimuyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose imushime Uwiteka. Amen. 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 Ubwo ijambo ry'Imana rero tumaze kumva dusanga muri Zaburi 150, biri kutubwira ngo nidushime Imana ahera hayo. Ngo nimushime Imana ahera hayo, ngo nimuyishimire mu isanzure iby'imbaraga zayo. Amen. Amen. Ngo nimushime Imana ahera hayo, Imana niyo gushimwa, Imana niyo kwiringirwa, kuvuga ko Imana niyo ifite ubushobozi. Ubu Imana niyo iturinze. Ubu hari benshi bavuye muri uwo mubiri, ko twebwe turacyahumeka umwuka w'abazima. Ubu hari benshi bari kwa muganga, ariko twebwe Imana yaturinze. Si ku bw'imbaraga zacu, ahubwo ni ku bw'ubuntu bw'imbaraga z'Imana. Amen. Ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire kuko bikwiriye gukomera kwayo ku isi. Amen. Uri muyishimire gukomera kwayo ku isi. Ngo muyishimire ijwi ry'impanda, ngo muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge. Ngo muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose nidushime Uwiteka. Amen. Amen. Ibihumeka byose nidushime Uwiteka. Bene data, ndabwira bene data bari gukurikirana ijambo ry'Imana, ubu rero tugomba gushima Imana. Ubu turi mu bihe byo gusoza umwaka. Ubu Imana yaraturinze, yagiye turinda impanuka zitandukanye, yagiye turinda indwara z'ibyorezo. Ariko Imana niyo gushima, niwe mukozi w'umuhanga. Ubu rero tugomba gushima Imana. Bene data, uri hose ugomba gushima Imana. Wumve ko Imana ifite ububasha, wumve ko uriho ari ukubera Imana. Ubwo rero ndahumuriza n'abantu bababaye. Hari abantu bari guhura n'ibigeragezo.
ariko biringira Uwiteka kubera ko Uwiteka afite imbaraga. Wowe ushaka kwirwanira ariko bikaba iby'ubusa, ariko utabaje Uwiteka arakurwanira, kandi Uwiteka ni umutsinzi. Iyo akurwaniye ntabwo ajya atsindwa urugamba rwose arushoboye. wowe urumuharire umwikoreze ibibazo byawe ufite. Hari benshi rero bari guhura n'ibibazo by'amadeni, biringira Uwiteka kubera ko Uwiteka niwe wishyura abantu. Ubwo rero bene data ndaguhumuriza, were kwiheba kubera ko Uwiteka arakuzi. Hari byinshi ubwo rero uhura nabyo wumva ko utazatabarwa, ariko senga ugume ku Uwiteka. Uwiteka azagutabara, umwiringire kubera ko ufite imbaraga, kandi umwizere ko ashoboye byose. Ubwo rero ushobora kwirwanira ariko ugatsindwa, ariko Uwiteka wamuhari ibibazo byawe arakurwanirira kubera ko ni umuneshi. Ni umuneshi. Amen. Murabizi ko yanesheje n'Abafilisitiya ari ubwo yarwaniriraga Dawidi akanesha. Amen. Rero nawe wiringira Uwiteka kuko afite imbaraga. Ndabihumuriza abantu barwaye, kubera ko abantu barwaye bari mu bitaro hirya no hino, biringira Uwiteka, basenge bizera Uwiteka, Imana izabakiza. Kimwe no kunywa imiti, Uwiteka buriya ni umukozi w'umuhanga, ashobora gukora mu miti akoresheje abaganga kubera ko abaganga babahaye ubwenge. Ubwo rero namwe mugomba kwiringira Uwiteka kuko afite imbaraga. Iyo mitima ukayinywa musenze mwizera Imana. Uwiteka rero ashoboye byose, ni umukozi w'umuhanga, nta kimunanira. Reka twongere twumve n'irindi jambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 91 umurongo wa 1 kugera kwa 10. Amen. Amen. Uba mu bwisho bw'isumba byose, bazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigonyi cy'umugonyi na mugiga irimbura. Ngo azakubundikiza amoya ye, ngo kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Amen. Ngo kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Ngo umurava ni we ngabo n'icyuma kigukingira, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Amen. Ngo cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, ngo cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu ibihumbi bazarwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazarwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Amen. Ngo abantu inzovu bazarwa iruhande rwawe, ariko ntibizakugeraho. Amen. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Ngo kuko nta kibi kizakuzaho, ngo kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Amen. Ngo nta cyago kizegera ihema ryawe. Rero Uwiteka ari kumwe nawe, wizere ko afite imbaraga, wizeye ko were kwiheba, Uwiteka ari kumwe nawe. Ntiyagutaye, ntiyagutereranye, Uwiteka ari kumwe nawe. Ubwo rero ugomba kwizera ko ari kumwe nawe, ugomba kwizera ko afite imbaraga, kandi ntagatererana abana be. Ubwo rero murakoze, ni ijambo ry'Imana mbasangije. Ubwo rero muryakire mu izina rya Yesu. Reka dusoze dushima Imana. Ubwo rero ndi kumwe na bene data, nawe ubwo nazanye w'umutumirwa kugira ngo dusange n'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye data, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye data, umaze guhembera imitima y'abana bawe. Mana, iri jambo ryawe Mana ryubaka imitima y'abana bawe, ribakomeze, ribahumurize. Mwami, gitare ikomeye. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.